ayo nayo arisene turashaka gukomera amashyi mwumvise umuntu navuze njyewe ninyabasaba ntimuyampe ariko navuze ngo dushimire umwuka we urakoze mwuka w'Imana turagushimiye kuko uri kumwe natwe uyu munsi aya mashyi ni ayawe turagushimiye n'izina rya Yesu Kristo turagushimiye amen amen mwicare mu kubaho kw'Imana amen Imana ishimwe ndumva ashimye Imana cyane kubw'uyu munsi kubera yuko hari ibintu yakoze bikomeye nkunda kubwira abantu hari ikintu Imana yampishuriye iyo umuntu asenze iyo umuntu agize ati iyo umuntu asenze asaba Imana hari ibintu bitatu ijuru rihita ritegura ako kanya hari ibintu bitatu Imana ihita itegura uwo mwanya iyo umuntu asenze afite icyifuzo asaba Imana itegura ibintu bitatu icyambere Imana itegura igihe izasubirizamo isengesho rye uwo mwanya ugisenga Imana yateguye igihe cyo gusubiza isengesho ryawe icyo gihe cyarateguwe icyo gihe cyaranditswe icyo gihe cyagenewe n'abamarayika bagomba kugishira mu bikorwa ikindi cya kabiri Imana itegura ni ahantu hari ahantu Imana itegura kugira ngo umunsi uzahagera izasubiza isengesho ryawe hari ahantu Imana itegura avuga ngo umunsi uzakandagira hariya hantu nzasoza icyo navuze ku buzima bwawe umunsi uzakandagira hariya hantu nzahita nsubiza isengesho ryawe umunsi uzahagera uwo munsi waba uhageze useka uko waba uhageze kose biba bishyitse ngo usubizwe cya gatatu Imana itegura umuntu ikavuga ngo uyu muntu nimuhura mu buzima nzasubiza isengesho wansabye Imana itegura igihe igategura ahantu igategura n'umuntu ikabona kuzuza amasengesho yacu amen rero ndashima Imana ko ngeze hano buriya hari isengesho ryasubije hari ahantu hakaba umuntu hakaba n'igihe ibyo byose byasohoye uyu munsi nashaka kubanza gushima Imana n'ibyo nakoze ikindi ndashimira umushumba mukuru Pastor Debo by'umwihariko njyewe ndavuga ku giti cyanjye ndamukunda cyane cyane kabisa yuzuyemwo umwuka w'Imana Imana iguha umugisha njya mbakurikira njya nkurikira ageza kuri caca akaduhesha umugisha ari mu butunzi bw'Imana umuntu wese yakwifuza gutunga Imana imuha umugisha turashima Imana ku bwa papa wo muri uru rugo God bless you so much Imana iguha umugisha muri umugisha muri kino gihe kandi Imana ntizabura kubakoresha iby'ubutwari kandi Imana ntizabura gusoza icyo yavuze ku buzima bwanyu nubwo byagenda bite hari ibyo bintu bitatu nahereyeho mvuga ijuru ryaramajije kubitegura ku buzima bwanyu oh yes haleluya Imana ibaha umugisha nitwa Salvatore nk'uko umukozi w'Imana Sene yababwiye bwa mbere duhura twahuye mu 2013 ahantu bita kuri Plaza i Bujumbura abahazi nari mpagaze mu muhanda ndimo ndavuga ko Yesu ari umwami mbibwira abantu batambuka abantu bamwe bagenda abandi bahagarara bakavuga uyu mwana w'umusore ivye n'iki reka tumwumve bagahagarara muri abo rero ari Sene aza kunyuramo amen twamenyaniye aho ngaho sibyo mukozi kuva icyo gihe yabaye umuntu w'umugisha ku buzima bwa hari umuntu Imana iguhuza nawe ayo mashi yo muyakoma neza ku bwa Sene mwari kuyakoma ndaje ndakomeza kandi sindi bwici igihe muhumura amen yambereye umugisha namubereye umugisha kuva icyo gihe yabaye umugisha mu buzima bwanjye nanjye bumugisha mu buzima
amen. Itorero ndi mu uyu munsi niwe watangiye kurigeraho, niwe wahoraga ambwira buri munsi ngwino dukorera Imana, ngwino. Aho hantu ubu munsi tuvugana turi kumwe dukorera Imana. Baransengeye ndi umudiyakoni w'itorero, amen. Ni igitangaza. Ni njyewe uri muri timu yabo ufite imyaka mike, ni njyewe uri muri timu yabo uri muto muri byose, ariko uri mukuru mu mwuka. Mu mwuka ntago ndi umwana, amen, kuko Imana yadutoranije ihora iduha gukura. Turashima Imana, numva ishimwe mu mutima wawe. Ubu nubwo nashira mikrofone hasi nkataha hari deni naba afite. Haleluya, ndashima Imana. Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana. Mu nkundire ndashima Imana ko umukozi w'Imana Serene. God bless you so much. Imana iguha umugisha. Amahanga arakuzi, ntago wari uzi ko nkuzi. Imana iguha umugisha. Nkunda uburyo uriya mukozi w'Imana akorera mu Imana. Iyo wumvise amateka ye wumva wifuje gukunda Imana. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Hano harimo abantu nabonye tuziranye n'umukozi w'Imana. God bless you so much. Imana iguha umugisha. Nawe tutazinanye ijuru rirakuzi, nicyo cy'ingenzi. Nubwo ntakumenya, nubwo amahanga atakumenya, niba mu ijuru bakuzi hari ikintu kidasanzwe kizakoreka ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha mwese. Turabakunda kandi Imana ibagirire neza. Numva ishimwe. Urabizi ugeze ahantu n'ubwa mbere ugomba kubanza gushima Imana. Ndashima Imana ku bwa worship team. Imana ibaha umugisha. Murabaramye beza. Imana ibaha umugisha. Ayiwe, ngira ngo muri second chance bajya bimana amashi. Uyu munsi muyatange mu izina rya Yesu. Hey, hallelujah. Amen. Imana ibaha umugisha. Munkundire twese mvuge ngo Imana ibagire neza. Abantu mudukurikiye muri online, muri kuri Zoom. Shalom, turabasuhuje. Mushobora kudusuhuza mukandika muri commentaire ngo shalom. Shalom, shalom. Turabasuhuje, niba udukurikiye andika muri commentaire ngo shalom. Namwe turabiyegereje. Ndashima Imana. Nubwa kangahe mbaye muri second chance Arsene? Nubwa keshi. Ariko maze kuministeringa muri second chance kabiri. Ubu nubwa gatatu. Sibyo? Uriya mukozi w'Imana Arsene azankoresha n'amakosa. Niwe muntu ajya ambwira ibintu bikangora guhakana. Kubera uburyo twahuye mu mwuka tukaba. Ubushize yari bubwirize muri second chance. Ari bubwiririze iwanje. Amen. Hari ukuntu iwanje hateguye neza, background nziza. Sibyo mushumba? Hari amatara meza, urumva? Webcam nziza rwose na computer nziza, ushobora kwicara ugakorera Imana. Abantu bagukurikiye bataza aho uri. Wicaye aho mwama akunze ko mba ncumbitse muri Kigali. So, yari buze bisoza ku munota wa nyuma ageze ku gipanga agiye kwinjira. Bisoza atinjiye. Baramubwira ngo ngwino urebe umwana ntameze neza. Arakata. Arambwira ngo fatiraho. Ndamubwira ntago nabikora. Arambwira ngo komeza. Ndamubwira se ndakomeza gute? Ibintu ntateguye. Arambwira ngo ndabizi ntuburi icyo uvuga aja kuri kamera. Ndavuga akuzi ndatekereza uzagatuti uri kumbwira njeho abagahagararaho. Ahantu umukozi w'Imana Pastor de bahagarara ukahagarara utateguye. Arambwira ngo icara korera Imana. Ndiyumva mbyange mbikore. Wari kubigenza ute wowe? Wari kubikora? Imana igumuye. Nanjye narabikoze. Narabikoze, niba nabikoze neza icyo nzi navuze Yesu mvuga ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu murumva ko ariyo mpamvu ndi hano, iyo ntabikora cyari kuba ikibazo. Okay, Imana ibaha umugisha.
sinatinze cyane arimo gushima Imana kubw'ibyo byose. So Imana ibagiriye neza rero, mwankundira tugapepera rimwe gusa tugashima Imana kubwo turi hano, mukankundira ngafata iminota mikeya cyane ishoboka nkavuga Yesu n'imirimo ye, nkavuga imbaraga z'Imana, nkavuga imikorere y'umwuka, nkavuga ikintu gishobora kuba ku muntu uhagararanye n'Imana, nkavuga ikintu gishobora kuba ku muntu wizeye imbaraga z'Imana, nkavuga ikintu umwami Imana ashobora gukora ku buzima bw'umuntu imiryango idashobora gukora, twasoza tukarushaho kuva mu bwiza tuja mu bundi. Amen. Mukozi Imana akimbwira ko uyu munsi ndashima Imana. Umushumba wanje mukuru ni Pastor Didier, n'umuvyeyi mwiza cyane, ndamubashimiye, n'umuvyeyi mwiza cyane. Akimbwira kwigisha ijambo ry'Imana numvise umwuka wera nganiriza, arambwira ngo, numva ijwi rirambwiye ngo rimbwira teme. Ngerageza, urabizi ku bantu, okay, si cyane, sindi umusomyi cyane ariko kameme narasomye Bibiliya. Iyo wasomye Bibiliya hari igihe uhita ugira teme cyangwa ukumva hari ukuntu ugiye kubwiriza, ariko numva ijwi mu mutima arambwiye oya uzabwirize teme nakubwiye. Ubu rero niyo ngiye kubwiriza, numva ashaka kuvuga teme, mwuka yambwiye kuvuga teme ivuga ngo abazi Imana yabo. Abo bantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ndaza kuvuga ku bantu bazi Imana yabo, abo bantu uburyo bazakomeramo n'uburyo bagiye gukora ibintu by'ubutwari mu izina rya Yesu. Kandi abo bantu uyu munsi baraza guhishurirwa, uyu munsi barahishurirwa, uyu munsi barahishurirwa. Haleluya. Mukozi Imana sen wafata mikrofone, nkunda iyo ndi kumwe turi hari abantu bamfasha gusoma. Turasoma iri jambo riri muri Daniyeli, muri Daniyeli ibice byaho ni 11 umurongo wa 32 niho hari iyi teme tugiye kuganira, ariko ndumva nishimye, numva nishimye. Haleluya. Ntago ndumuririmbye cyane ariko numva navuga ngo numva amahoro, numva umutuzo, manuri mwiza ibihe n'ibihe. Numva amahoro, numva umutuzo, manuri mwiza ibihe n'ibihe. Numva amahoro, numva amahoro, numva umutuzo, manuri mwiza ibihe n'ibihe. Navuze umurongo wa 32 muri Daniyeli ibice 11. Daniyeli 11. Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32. Yego. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abaca mu isezerano, Abantu baca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, azabayobesha kubasheshenga. ariko abantu bazi Imana yabo, Ariko muri abo bantu hazabamwo indi timu y'abantu bazi Imana yabo, bazakomera, abo ngabo bo bazakomera. bakore iby'ubutwari. Abo ngabo nibamara gukomera nibwo bazabasha gukora ibintu by'ubutwari. Abantu banyura mu isezerano, uyu azabasheshenga ntago ari Imana. Satani ari kusheshenga abantu, abaresharesha, abashuka kugira ngo abakure mu isezerano. So abantu rero banyura mu isezerano, umwanzi arushaho kubaryosha, akarushaho gusiga ibintu umunyu kugira ngo akunde abavane mu isezerano. Ariko muri abo ngabo harimo abandi bantu bazi Imana yabo, abo ngo bazakomera. Hanyuma nibamara gukomera hari icyo bazakora, icyo ngo kizaba ari icy'ubutwari. Haleluya. Ntago munyumvishije, umwanzi ariko arasheshenga abantu benshi
ngo abasohore mu isezerano. Umwanzi ariko aranyura mu bintu no mu bantu ngo adusohore mu isezerano, ariko uje usheshenga kugira ngo adukure mu isezerano. Aragerageza amanywa na nijoro, akoresha ubukene, agakoresha ubukire, agakoresha ibintu n'abantu kugira ngo akunde gukure mu isezerano. Ariko abantu bafite isezerano muri bo harimo abandi bantu batazemera gusheshengwa n'abadayimoni. Abo ngabo bazahagarara, abo ngo nibo bazakora iby'ubutwari. Amen. Ntago munyumvishe. Iyo usomye umurongo waho hejuru uvuga gute Arsene? 31 aravuga ngo azahagurutsa ingabo. Azahagurutsa iki bene da? Ingabo ze zonona ubuturo bwera. Satani ari guhagurutsa ingabo ngo zonona ubuturo bw'Imana bwera. N'igihome bakureho igitambo gihoraho, bashireho ikizira cy'umurimbuzi. Oh my God. Satani ari kugerageza kugira ngo abantu baca mu isezerano. Reka tugendera mu masezerano, turi abana b'amasezerano. Hari icyo Imana yatubwiye, hari icyo Imana yavuze, hari icyo Imana yavuze muri Kristo, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hari icyo Imana yavuze mu nzozi, hari icyo Imana yavuze mu kanwa k'abantu. Tugenda mu masezerano, turi abana b'isezerano, turi abana b'amasezerano. Abera b'Imana turi abana b'amasezerano. Haleluya. Ndavugana nawe udukurikiye ngo uri umwana w'amasezerano. Ayayaya, ntago muranyumva baramyi, muri abana b'amasezerano. Aho tugenda turi abana b'amasezerano, kuririmba kwanyu muri abana b'amasezerano, gusenga kwawe uri umwana w'amasezerano, kuvuga ubutumwa kwawe uri umwana w'amasezerano, aho uri hose ungurikira umwana w'amasezerano. Ariko umwanzi ari gusheshenga abantu bamwe na bamwe ngo abakure mu masezerano, ariko abazi Imana yabo abo nibo bazakomera, ntibasindwa n'uburiganya bwa Satani, ntibasindwa n'igisuzuguro cy'abantu, ntibasindwa n'amagambo abantu bavuga, ntibasindwa n'ibitero barozi batera, ahubwo ngo bazakomera, bazahaguruka bavuge mu ndimi, bazahaguruka bavuge imbaraga zima, bazahaguruka bavuge ubuzima hatari ubuzima, bazahaguruka bavuge kubaho mu gicucu cy'urupfu. Abazi Imana yabo, abazi Imana yabo. Haleluya. Birashoboka ko baba muri abo bantu. Ntago bavuze ngo bari muri second chance, no, bavuze abantu bazi Imana yabo. Abo ngabo ntago abazimu bazabasheshenga ngo bikunde. Haleluya. 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 Intwaro za Satani zose ni ukugira ngo aduhinyuze dutakaze kwizera Imana. Intwaro za Satani zose ni ukugira ngo agucalenjinge ugere ku rwego utakaza kwizera Imana, kuko umuntu utizera Imana ntibishoboka ko yanezeza Imana. Umuntu utizera Imana ntiyabona amasezerano y'Imana. Umuntu utizera Imana ntiyakwinjira muri Kanani. Umuntu utizera Imana yagwa mu butayu nk'aho abandi baguye, kandi barabonye ibitangaza by'Imana, kandi barariye kuri manu, kandi babonye inyanja icikamo, kandi babonye inkingi y'umuriro, kandi babonye urutare ruvamwo amazi, kandi babonye indwara zicira, kandi babonye Imana ibakurangiza amashuri, kandi babonye Imana ibaha amakwe n'ingo, kandi babonye Imana ibacungura ikabakiza urupfu. Ariko abo bantu, abo ngabo, iyo batizera ntibashobora gukora iby'ubutwari. Bararirimbye neza, Imana ihabwa icyubahiro, ariko iyo badafite kwizera ntibashobora gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Bararirimbye, imbaraga ziramanuka, barahanuye batavangiwe, aya mashaka, barakoze ibintu bikomeye, ariko umunsi batakaje kwizera, umutima w'Imana ntago wabishimira. Ntago munyumvishije. Hari intwaro uyu munsi ndashaka kubwira ngo ucogoze intwaro Satani arimo kukuzana ngo agusheshenge agutakarize kwizera. Hari igihe Satani azana ubukene akabloka amarembo y'ibintu. Satani ntabwo ajya ibiryo, ntacyo apfa n'ibiryo, ahubwo arashaka kwizera kwawe ko gucogora, akabloka amarembo, akabloka inkamu zose, ukagerageza
business ntacyo bimubwiye, nta nyungu bimuha, ntacyo bimuhomba, ahubwo hari ikintu kiri muri wowe ashaka akavuga ngo kiriya nicyo kimbangamiye, ariko kukigeraho reka ninyurire tu mu bushomeri. Haleluya. Ukomeze undebere iminota gusa uze kumpita agasinye tayari. Glory to Jesus. Amen. Oyaye haleluya. Haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Oyaye munyumve haleluya. Haleluya. Oyaye haleluya. 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 Bene data abakozi b'Imana mungirire muca. Ndashaka kubabwira ngo uyu munsi Imana ihagurutse kwizera muri wowe. Ndashaka kongera gukangura intwaro yo kwizera mu buzima bwawe. Amen. Ndashaka ngo wongere uhagarare ku munara wawe. Haleluya. Wimbwira ngo wakoranye n'Imana, ngo wagendanye n'Imana. Oya nutakaza kwizera umutima w'Imana ntuzakwishimira. Yego. Ongera uhagarare. Haleluya. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Intwaro umwanzi akoresha uyu munsi ngo nizo gusheshenga abantu banyura mu masezerano, ari kubasheshenga kwadusheshenze yo gatsindwa n'Imana. Aragerageje anyuze, Satani ari yaranje akanyura no mu bintu byiza. Mwe mwari muzi ngo Satani ngo anyura mu bintu bibi gusa? Wari uzi ko waririmba neza Satani akabinyuramo? Wari uzi ko wabwiriza neza daimoni akabinyuramo? Wari uzi ko waba mwiza Satani akabinyuramo? Wari uzi ko wagira amashuri meza Satani akabinyuramo? Uzi abantu Satani arimise kugira amasezerano kubera impano Imana yabahaye, akanyura mu mpano yaguhaye Imana, wayikoresha Satani agahita kumvisha kuri gitangaza, akagenda akagusheshenga akakugeza ahantu kugira nka stati, ukananirwa kwinjira amasezerano y'Imana, ukananirwa gusatura ikirere, ukaguma akazi uyazi, ukaguma ku mateka ya kera, ukaguma ku byo wumvise, ugatakaza icyo Imana yaguteguriye kuba mu buzima bwawe. Muhaguruke bene data mu mwuka tugane mu masezerano. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo waretse tukinjira mu masezerano, ko Imana idufitiye amasezerano. Abantu mudukurikiye muri hanze, ntabwo Imana ikangwa no hanze no muri Afurika. Imana irashaka umutima wizeye. Niba uri hanze wizera uraza kubona ijuru rimanuka rigusanga, riraza kuza rigusange. Ariko uyu munsi ndashaka kwigisha ikintu bita gutsinda uburiganya bwa Satani. Uburyo arimo gusheshenga abantu ngo bakure mu masezerano, abera ari kubasheshenga ngo bakure mu byizero, ariko abazi Imana yabo aba ngo tuzakomera. Nanjye ndi muri bo mu izina rya Yesu. Vuga ngo tuzakomera. Vuga ngo abazi Imana yabo tuzakomera, dukora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Oyaye haleluya. Tena haleluya. Ndashaka abantu bo kwizera muhaguruke mu mwuka tugendere mu kwizera. Amen. Mu izina rya Yesu. Haleluya. We bakozi ma turi kumwe. Umwanzi ko adusheshenze arimo kudusheshenga mu buryo buteye ubwoba cyane, ariko uyu munsi abazi Imana yabo tuzakomera. Nitumara gukomera tuzakora iby'ubutwari. Wakora iby'ubutwari. Ntago navuze abandi, ntago navuze abandi bantu bari mu bindi biterane, navuze amahirwe Imana yaduhaye muri second chance. Satani agwije ibibazo, intambara mu miryango, abantu baradusuzugura, abantu bakatubwira amagambo. Satani akiyaranja kugira ngo buri muntu wese aba afite ripoti itandukanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ntago mubyumvise ndabisubiramo. Satani ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo umuntu aba afite ijwi, aba afite ripoti, aba afite ijwi rimubwira ikintu gitandukanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Satani ari kwiyaranja, ari kubishaka. Iyo atanyuze mu bantu anyura mu ndwara, ukaba ugenda na ripoti y'ikirwara, bakubwiye ngo iki kirwara kirakomeye, nawe ukaba ukigendana iryo jwi rivuga buri munsi mu buzima bwawe, rikubwira ngo nibyo wagiye gusenga ariko ndahari. Ninde muntu wacarenginga iryo jwi
akaribwira ngo hari icyo umwami yamvuzeho Hallelujah. nuko ngomba gukomera Hallelujah. hanyuma ngakora iby'ubutwari. Hallelujah. hariho abantu umwanzi yiyaranje bakagira amakuru atariyo y'ubwoba mu buzima, akababwira ngo biriya bintu watangiye ntibizatera imbere, ntabwo bizapasa, ariko harakenewe abantu bo kwizera bameze nka Nehemiya babwira Tobiya na Sanbalati ngo ndi gukora umurimo ukomeye kandi Imana yo mu ijuru izatuma bikunda. Hallelujah. kandi uyu murimo urakomeye. Hallelujah. hari abantu turi kumwe tugomba guhaguruka mu muriro, haguruka mu mbaraga. niba uri umudamu mu rugo rwawe uri kuri misiyo y'Imana, haguruka uvuge ngo kuva nkandagije ibirenge byanjye muri uru rugo umugisha w'Imana uri kuri uru rugo, umugisha w'Imana uri mu bana banje, umugisha w'Imana uri ku mugabo wanje, umugisha w'Imana uri ku marembo, umugisha w'Imana uri mu nzu yanjye. ayandi maripoti yose wige kuyavuguruza. Izina rya Yesu. abizera birashoboka. Amen. dore iby'ubutwari. Hallelujah. amen. Amen. hari ukuntu Satani aducogoza mushumba, tugasigara tubaho ubuzima butegereje imbabazi z'abantu, tugasigara tubaho ubuzima dutegereje ko hari umuntu azaza mu buzima akatugirira imbabazi. uwo nguwo ntawe dushaka. Izina rya Yesu. ntabwo dukeneye imbabazi z'abantu, kuko data yatanze imbabazi muri Kristo Yesu Hallelujah. kugira ngo atugirire neza. Hallelujah. niba utegereje imbabazi z'abantu, reka nkubwire igihe kizakugereraho. imbabazi z'abantu zizakugeraho ishati yacitse hano. niba utegereje imbabazi z'abantu, zizaza ari uko ishati yacitse hano usigaye wambara ikoro ryacitse, umuntu akubona avuge ngo yo uriya muntu uriso wamuha agashati. imbabazi z'abantu, iyo utegereje imbabazi z'abantu zizakugeraho bakwirukanye mu nzu. imbabazi z'Imana zikugeraho hakiri kare, hakiri mu gitondo cya kare utari wakorwa n'isoni. Hallelujah. imbabazi z'Imana ziravuga ngo witinya kutazakorwa n'isoni. Hallelujah. imbabazi z'Imana ziravuga ngo ndi kumwe nawe witinya. Hallelujah. imbabazi z'Imana ziravuga ngo nzajya nkurengera, nzajya ngukiza. icyamukiringira imbabazi z'Imana. Hallelujah. uyu munsi ndashaka kubabwira, twe gutegereza imbabazi z'abantu, twigiye gutegereza imbabazi z'Imana. turasa nkaho turi mu buzima wagira ngo dutegereje abantu bazaza kutugirira imbabazi. none niba tugira imbabazi tubone kuva mu bwiza tuje mu bundi, you are wrong. ugomba gutegereza imbabazi z'Imana yonyine. izo nizo zakugeraho ukabona winjira mu masezerano. umwanzi ari kuducogoza, turahari turihebye, wagira ngo ndategereje umuntu numva azaza angirira imbabazi. sawa, komeza umutegere, azaza. ariko uwo ngo azaza ari uko ibintu byacanganye. ariko Imana izana imbabazi zayo mu gihe gikwiriye. iyo igihe gikwiriye kigeze, Imana izana imbabazi zayo ku buzima bwawe. iyo igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza imbabazi. ntabwo ireba ngo wasebye nturaseba. igihe gikwiriye kigeze, Imana yohereza imbabazi. Amen. Imana ibahe kwizera imbabazi zayo. Hallelujah. abantu rero bazakora iby'ubutwari ni mwene abo bantu bazi gutegereza imbabazi z'Imana. amen. 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 mukozi w'Imana, genda mu Kuva igice cya mbere umurongo waho wa 8. bene data turi kumwe, bamama turi kumwe. reka ndeba abamama bonyine. abamama turi kumwe. buriya harimo ukuntu abamama bafite amateka y'ubutwari muri Bibiliya. iyo usomye ukareba hari ukuntu abamama bafite amateka y'ubutwari, amateka yabo muri Bibiliya. Imana ubona yagiye bahagurutsa ahantu hakomeye kandi bagakora iby'ubutwari. icyama namwe mwicaye muri second chance, Imana ikabakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. iyo teme nzayizaho mu gihe cyayo. reka nivugire kubaza Imana yabo nk'icyo umwami yambwiye. Hallelujah. Hallelujah. abazi Imana yabo bazakomera. ako ntimukaveho. noneho twinjire he? Kuva. soma mukozi w'Imana. Kuva igice cya mbere turasoma umurongo ku murongo. Bibiliya avuga ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu ko yakoreye Imana. undi mwami utigeze kumenya ko Yosefu ari karosi yima ingoma. murazi amateka ya Yosefu.
Yosefu Imana imukoreye igitangaza, asobanuye inzozi z'umwami, avuye muri prison abaye premier minister, abaye umuntu ukomeye, Imana isohoza amasezerano. Ariko muri Egiputa ho ibyo ntago habizi. Muri Egiputa hari porogaramu y'uko umwami azavaho hakaza undi. Igihe kiragera umwami yarazi impano ziri muri Yosefu arapfa. Umwami yarazi umugisha uri kuri Yosefu arapfa. Himundi mwami utigeze kumenya Imana iba muri Yosefu. Himundi mwami utigeze kumenya amateka y'Imana ya Yosefu. Himundi mwami utigeze kumenya ibitangaza by'Uwiteka. Arima ingoma. Turi kwiga ngo abazi Imana yawe. Ese undi mwami atigeze kumenya Imana yawe iyo yimye mu buzima bwawe bigenza gute? Iyo Satani azamuye ihembe rye mu buzima bwawe nkaho wagira ngo ntiwigeze kubona Imana ikora ibitangaza, wiyumva ute? Ubigenza ute? Abazi Imana yawe no mu gihe himye undi mwami utigeze kumenya amateka y'ibyo yagendanye n'Imana, bo barakomera, bo barahagarara, bo barapfukama, bo bibuka amateka y'Imana yabo, ntago bajya bayibagirwa. Ntago warenganya Farawo ngo ntiyamenye Yosefu kuko ibyo ntabwo abizi. Yagomba kuza asanga Yosefu ari uzi Imana ye, akavuga ngo njewe sinzibagirwa Imana yankuye muri prison, Imana yampaye kuba karosi, Imana yangize umuntu ukomeye imbere ya bene data. Ni Yosefu utagomba kuyibagirwa, ntabwo ari Farawo. Yes. Farawo sasa arima ingoma, atangira nawe gutegeka, atangira gutegeka. Ayaya, iri jambo narisomye numva ndizeye pasi, numva ngiye gukora ibintu bidasanzwe muri kino gihe. Hallelujah. Hari igihe duhura n'abantu batigeze kumenya amateka y'uburyo twagendanye n'Imana, twababwira iby'Imana igiye gukora bakaducogoza, twababwira imigambi dufite bakadusuzugura, twababwira amayerekwa dufite bakadusubiza inyuma, twababwira iby'Imana izakora bakavuga ngo kuva amenyanye nawe nta kidasanzwe urakora. Hari abami batigeze kukumenya, ariko haguruka Yosefu we, haguruka ukora iby'ubutwari mu gihe cyawe, haguruka wibuke Imana yagukuye mu nzu y'imbohe, haguruka wibuke Imana yakugize premier minister, haguruka wikangwa na Farawo atigeze kumenya imigambi n'umugisha Imana ifite ku buzima bwa abashaka. Haguruka we kwita kuri Yosefu atigeze amenya ijoro wararanye n'Imana di. Farawo ntabwo azi amajoro yawe n'Imana, Farawo ntabwo azi amasezerano ufitanye n'Imana, Farawo ntabwo azi umunsi twizeyeho Yesu, Farawo ntabwo azi icyo Imana yambwiye ndi mu nzozi, Farawo ntabwo azi umuhamagaro undiho, Farawo ntabwo azi impamvu ndirimba, Farawo ntabwo azi impamvu mvuga ubutumwa, Farawo ntabwo azi impamvu ngenda, ntabwo azi impamvu urupfu runtera nkarutsinda, ntabwo azi impamvu abarozi barara ku nzu ku mabati ngasinzira. Ibyo ntabwo yabimenya, ariko abazi Imana yabo bazibuka iby'Imana yakoze, bazibuka amateka y'Imana. Ayayaya, ariko abazima wikwibagirwa amateka yawe n'Imana. Hallelujah. Ngo nuko waburaye, ngo nuko bagutuse, ngo nuko muganga yaguhaye ripoti, ngo nuko ngo umaze umwaka washaze utarabyara, ngo nuko fiance yakwanze, wowe uri kwibagirwa amateka yawe. Urashaka ko Farawo ari wabimenya? Yabimenya yabimenya. Ninde uzahana Imana guhamagara ngo utangire kuririmba? Ko abantu bazi kuririmba ko ari kuririmba gusa, ariko hari ibanga riba hagati y'umuririmbyi n'Imana, hari ibanga riba hagati y'umuramyi n'uwaramya, hari ibanga riba hagati y'indirimbo n'amasezerano, hari ibanga riba hagati y'umuntu. Wowe urashaka ko tubimenya? Ntago twabimenya. Wowe jya utubwira amasezerano nurangiza wiceceke. Imana yabwiye Habakuki ngo andika iyerekwa ryawe, uryandike urishyire ahagaragara, uribona gitondere kuko nubwo ryatinda kuza ko rizaza. Andika iyerekwa ryawe urishyire ahabona gusa. Hari igihe wowe uzi ngo nutubwira ngo amayerekwa yawe ngo twese tuzakoma mu mashi. Wapi, ufite inkuru itari nziza we, ufite inkuru itari nziza. Wari uzi ngo nutubwira ngo amayerekwa ngo Imana igiye kunkoresha ibikomeye ngo tuzapresiya. Wapi, ufite inkuru itari nziza. Hoya, ntago munyumvishije. Hoya, abarokore rero muri ya pasta n'abana beza, uzi ko ujya umubwira ngo Imana izangira neza, akakureba akavuga ati byacaye, akicecekera, kakureba gusa kikomereza urugendo, ariko mu mutima nzareba aho bizanyura. Abazi Imana yabo barihe?
wewe uzi buriya ngo uzabwira abantu ndisigwa ku Imana ufitanye igihango ngo tujye twapesiya tuvuge ngo yego jambere turagushyigikiye wapi ngufitiye inkuru itari nziza uyu munsi hoya yewe ninde wa mbere azaguca intege ninje nubimbwira ndabwira ati bizaca he ibyo ni kurambwira ko bikomeye kurusha uko umbwira kuko jewe ndavuga ibyo ndeba nawe ugomba kumbwira ibyo ureba jewe ndavuga ibyo ndeba nawe mbwira ibyo uzi Farawo haleluya abana ibyaribye ngo Farawo yabimenya yari kugira ate ngo yari gucisha make waririmba ko karirimbo niba utakazi soke yari gucisha make akitonda akagira ate akitonda yabonye inzira yo mu mazi abasatara baba agira ngo ni inzira isanzwe hari igihe tunyura ahantu abantu bakabona ko arasanzwe intwaro z'Imana ziba zisanzwe zigakora ibidasanzwe abantu Imana ikoresha baba basanzwe bagakora ibidasanzwe igihe Imana igusuramo kiba gisanzwe ikaza mu buryo budasanzwe igihe Imana igukiza kiba gisa n'ibindi bihe ariko Imana ikaza mu buryo budasanzwe Farawo rero we yibonera inzira avuga ati inzira ndazimenyereye niyi irasanzwe ariko Farawo yabimenya twikomereze Farawo yabimenya nigeze kubona umuvugabutumwa avuga ngo abantu iyo bari baza amasezerano dufite ngo banki zakatugurije haleluya haleluya undi mukozi wanaduhaye ubuhamya ngo hari igihe byanze mu rugo ndavuga mu rugo biranga muri stoke ngo arangije aravuga ngo Imana yanjye ntinyemerera gusaba ndabigenzane ngo arangije ngo ahamagara mugenzi we ngo aramubwira ngo halo ngo aramubwira ariko mwene da umeze neza ngiye none se wakwiyaranje ukaba uzanye nk'agafuka k'umuceri ko Imana igiye kungira neza utarabikora bizagenda bite wabigize vuba ko amasezerano yanjye ageze hafi uzabikora narasubijwe ko wabigize vuba wangezeho vuba ko numva imirindi yo gutabagwa ihari wansuye inzira z'ikigenda abantu bafite kwiza mukozi w'Imana turi kumwe sinyari imwe irahagije gusa undebera iminota n'isaha nindenza amasaha muze kureba uriya mukozi w'Imana amen kubera ko isaha ndimo nibagirwa kuri hariya bagize vuba bakadusura iyi mirindi yo gutabarwa ko igiye kutugeraho haleluya amen mwadusuye vuba ko tugiye gusubizwa mutaraza ngo dufatane agaserufi k'amateka muzaza twarasubijwe koko uzi ko hari igihe umuntu yifuza guha ibiryo utakibikeneye mwabiduhaye tukibikeneye haleluya 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 tamani haleluya haleluya wasuri umuntu akirwaye uzamusura arakize kumenya igihe n'ikintu cy'ingoma ndi mu bantu bazi Imana yabo nibo ndiko ndavuga abazi Imana yabo Farawo yagira ate yabimenya yari gucisha make akitonda gira mugenzi wawe ngo mubwira icyo wumva ku mutima amen so ngo yabonye inzira mu mazi agira ngo irasanzwe uzi ko ari abantu batureba bakabona ari ibintu ibyo dukora birasanzwe turaririmba nk'uko abandi baririmba turasenga nk'uko abandi basenga turavuga mu ndimi nk'uko abandi bazivuga turabwiriza nk'uko abandi babwiriza turahanura nk'uko abandi bahanura reka nkubwire ibyo dukora byose hari igihe abantu babireba bakabyita ibisanzwe
ariko iyo umuntu azi Imana ye, niwe ndiko ndavuga, niwe nagarutse kuri teme, iyo umuntu azi Imana ye Hallelujah, akora ibisanzwe hallelujah, Imana hallelujah. ikabikoramo ibidasanzwe. Hallelujah. Haleluya. Yakobo yasingaga ati gusa imikumbi yose ikima ikabyara izisa n'agati yashira. Ikintu iyo ugikoze mu buryo budasanzwe kiba kidasanzwe, iga kuvuga mu buryo budasanzwe, iga gusenga mu buryo budasanzwe, iga kuririmba mu buryo budasanzwe, iga kubyina mu buryo budasanzwe, iga gukora nk'umuntu ufite iyerekwa. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari, nibamara gukomera bazavuga iby'ubutwari. Ndashaka kuvugira abantu Satani ari gusheshenga n'ibibazo ngo nimukomere mukore iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nimukomere muhaguruke muhagarare ku munara, nubwo amagambo igihumbi yakubwira yuko utazagerayo, ijambo Imana yakubwiye rimwe rirahagije kuzagerayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Ora bashande. Yes, Mwahagurutse tukinjira i Kanani. Mwaretse nimukomeza kuririmba nk'abandi, nukomeza kubaho nk'abandi, uwo ni umugambi wa Satani. Umugambi wa Satani ni ukumera nk'abandi. Umugambi w'Imana ni uko Imana isoza icyo yakuremeye mu isi. Amen. Umugambi wa Satani ni nka wundi wa Delila. Muzi Delila icyo yabwiye Samusoni? Nagira iki, nakora iki kugira ngo umere nk'abandi. Ntabwo Satani yishimira kubaho mu buzima budasanzwe. Ubaho ufite amayerekwa, ubaho ufite ibyiringiro, ubaho usenga, ubaho ufite amahoro, ubaho wishimye. Ibyo Satani ntabikunda. Arashaka ubeho nk'abandi, ubehurira, ubeho wiganyira, ubeho utabona ejo, ubeho utabona ubuzima, ubeho bigucanze, ubeho nawe umeze nk'uwazezengeye, ugenda umeze nk'utazi yaje, ugenda useta ibirenge mu izina rya Yesu. Nujya uhagarara nk'amuntu azi Imana ye, nujya uvuga. Bibiliya mwibaze ahantu irindi ivuga ngo umuntu navuga muri Petero wa mbere 4:14, ngo umuntu navuga ngo avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Ntugapfe kuvuga gusa, ahubwo uvuge nk'umuntu Imana iri kuvugira mu kanwa ke, ahubwo uvuge nk'umuntu Umwuka Wera ari kuvugira mu kanwa ke. Hallelujah. Imana. Dukomeze. Hallelujah. 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 Tuzamure ibiganza. Hallelujah. 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 Komeza. Ku murongo wa 9 aravuga ngo abwira abantu be ati, Murumva imigambi? dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, Dore uriya muntu arimo kugerageza gukora ibintu abiwabo batakoze. ngo buturusha n'amaboko. Dore uriya muntu Satani afite ubwoba yuko wakora ikintu kirenze imbaraga ze. Nimuze tubashakira ubwenge bwo Satani kugwira. ari kubwira abadayimoni ngo nimuze tumushakire ubwenge bwo kugira gute? Be kugwira. Kubasheshenga. Niyo twasomye niyo phrase twakoresheje mbere. Hano ari gukoresha ngo be kugwira. Ijambo kugwira ni ijambo rivuze gute? Kunguka, gutera imbere, kwaguka, kugira mu masezerano. Siko kugwira? Yes. Satani ntago ashaka kugira gute? Imana iguha umugisha. Komeza. Umugambi wa mbere wa Satani ni uwe? Ntashaka kugwira. ngo bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, Ibyo bikazatuma tumukandagira, habaho intambara bakatugwanya, bakava mu gihugu cyacu. Mwibuke abarokore b'Imana turi kumwe. Yes. Mwibuke twebwe abantu bazi Yesu, nta muntu wemerewe kumanika amaboko imbere ya Satani. Yes. Ntago mubyumvise ndabisubiramo. Mwibuke abantu, wewe unkurikiye, wewe unyumva, wizeye Yesu mu buzima bwa, ntiwemerewe kumanika amaboko imbere y'abadayimoni. Yes. Iyo mpamvu Yesu yaje afite ishusho ebyiri, ishusho y'intare n'ishusho y'intama. Iyo tugeze imbere y'umwanzi twambara ishusho y'intare, tukabwira Satani ngo stop and go. Ntago mubyumvise. Ntiwemerewe kumanika amaboko imbere ya Satani. Satani arabizi ko nukumugwanya gusa, kubera ko Satani ni umuroberi, ntiyumva diplomasi. Ni umuroberi n'inyeshamba, yumva ururimi rw'intambara. Abantu rero bashaka gutsinda Satani abantu biyemeza kumugwanya gusa. Satani ntago azi negotiation, ntago azi kwicara ku meza no kunegosya.
yewe n'abamukorera nabo bateza ibyago n'amakuba, kuko satani ntabwo azi ururimi rwo kunegosya, azi ururimi rw'intambara. niyo mpamvu Imana itubwira ngo mbahaye ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ubutware bwose bwa satani, nta kizajya icyo kibatwara na kimwe, kubera ko satani ntabwo azi negotiation and fight. niyo mpamvu birivuga ngo mugwanye satani azabahunga, mwegera Imana. yego satani tugomba kumugwanya ku manywa na nijoro, ntabwo ugomba kunegosya n'abazimu, ugomba guhora uhagaze uvuga ngo va hano, genda, sohoka, ndakwirukanye, va muri nje, ndagusezereye. ayaya ntabwo munyumbi abantu bo musekeje turi kumwe. ntukanegosye n'abadayimoni, nugera imbere y'abadayimoni bategekemo izina rya Yesu. nibakakuzanira umuntu arwaye abadayimoni gutangire ngo mwami Yesu ngo kiza uyu muntu, abazimu bazaguseka. nzagara muri oto tuvuge ngo sohoka, genda, ko Yesu abadayimoni yabirukanisha itegeko. nta mwana w'Imana yemerewe kumanika amaboko imbere y'abadayimoni. twemere kumanika amaboko gusa iyo tugeze imbere y'Imana. tubwira Imana ngo ntidushoboye, atari we ntacyo twashobora, atari we indwara zatwisasira, atari we ubukene bwaturimbura, atari we twasuzugurwa, atari we twakogwa n'isoni, atari we twamwara tukamumanikira amaboko, tukamupfukamira, tukavuga ngo atari wowe nta wundi mu buzima, umwami niwe tuyamanishira, tugaca bugufi. ariko twahindukira tukagera imbere ya satani we, tukagenda mu ishusho y'intare, tukabwira satani n'abadayimoni ngo from now ibagirwa ubuzima bwanjye, sinzapfa nzara. uko zima turi kugendana mu ijambo no ku isaha, komeza usome. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Oya hallelujah. Gaho mwibaze iyo Goliath abwira Dawidi agaceceka. hari ba Goliath tugomba gusubiza. Ntago mubyumvishije. ibaze iyo Dawidi acisha make imbere ya Goliath, yari kubacogoye, ariko Goliath aramureba aravuga ngo wowe mwana we kunteranya inkoni ubonye ndimbwa, aravuga ntabwo ari inkoni, nuko amaso yawe atareba, ndi kumwe n'intare mu muryango wa Yuda, umenotambicenda kugaburira ibisiga byo mu kirere. ababashaka. haleluya, haleluya, haleluya. ibaze iyo Dawidi atangira kuvuga ngo uziko ari byo, uziko mfite inkoni. no, ntago dufite inkoni, dufite imbaraga zima, dufite imbaraga z'umwuka wera, dufite imbaraga ziyazuye Yesu, dufite imbaraga zikiza abantu, dufite imbaraga zizura abapfu, dufite imbaraga zihesha abantu ijuru. abantu tubabwira Yesu bari mu byaha bamwizera bakabona ubugingo. dufite imbaraga dufite imbaraga zituma umuntu abona pasiporo y'ubugingo. izo ni imbaraga z'ubutumwa bwiza, izo ziri muri twebwe, izo ziri muri wowe, izo ziri muri wowe. nubwo ufite ikibazo, izo mbaraga ziri muri wowe. nubwo bagusuzugura, izo mbaraga z'ubutumwa bwiza ziri muri wowe. nubwo bari babyitaho, ziri muri wowe. nubwo batabyumva, nubwo bimeze be, muri wewe harimo intare. kuki uyiryamisha? abazi Imana yabo bazakomera, abazi Imana yabo nubwo amategeko igihumbi yaza, abazi Imana yabo. Haleluya. Reka dusome 12 kubw'umwanya wihuse. ariko uko barushaga kubababaza, ngo nako niko barushagaho kugwira, nabo barushagaho kugwira. ko Satani ushaka kukubabaza, nawe urushaho kugwira. Haleluya. ntago muvyumvise. Haleluya. ntago muvyumvise. mukozi masoreze hano hageze. shire mikoro, ntange mikoro. uko barushaga kubababaza, niko barushagaho kugwira. ntago muvyumvise. kambise muvyumve neza. uko barushagaho kubababaza, niko barushagaho kugwira.
uko icyo kibazo cyiyongera ubukana aba ari kurushaho kwegera Imana. Hallelujah. Uko urushaho kwegera Imana Hallelujah. ni kurushaho guhishurirwa. Hallelujah. Uko urushaho guhishurirwa ni Hallelujah. kurushaho kwisobanukirwa. Hallelujah. Uko urushaho kwisobanukirwa ni Hallelujah. kusohoka gukora iby'ubutwari. Uko usohoka gukora iby'ubutwari ni ku isi ibona umucyo. Uko isi ibona umucyo ni ku Imana yigaragaza. Hallelujah. Uko Imana yigaragaza ni ku imbaraga z'Imana zikora. Mwese Hallelujah. bankurikiye umwana Hallelujah. uko Satani ushaka kugukanda. Amen. Muramaze kubona hari ibintu wakanda n'ibitakaza agaciro. Ibesha ufata ikintu bita rasoro y'imodoka, uko uyikandagira cyane rasoro yayo uko uyitsikamira niko yibyazamo ubushobozi bwo kujugunya ahantu. Yes. Ako kana. Uko utsikamira rasoro murayizi? Uko uyitsikamira cyane niko yipozisiona kukujugunya kure. Uko ukomeza inajipanga sawa sawa. Uko ukomeza iritegura nimara kugerayo neza irakujugunya babona utumbagira kure cyane. Yes. Niko kumwanzi arushaho kutubabaza niko twibyazamo imbaraga. Ko Hallelujah. Satani adutera cyane Hallelujah. niko dusenga mu mwuka. Hallelujah. Ko Satani agutera niko wegera Imana. Niko Hallelujah. wegera Imana ikubatiza mu mwuka ugatangira kuvuga mu ndimi utavuga mu ndimi. Yes. Ikibazo kibagi guhanja amaso umusaraba uzabona Imana itabara mu buzima bwawe. Hallelujah. Imana ibagire neza. Ndashaka Hallelujah. gusoreza hanga uko barushijeho kubababaza niko barushijeho kugwira no gukomera. Hallelujah. Uko barushijeho gutegwa niko barushijeho kwegera Imana. Hallelujah. Kandi Imana ngo yajyaga ihana abami igahana abantu ibahoya Abisirayeli Yes. mu gihe badafite gakondo ariko bafite amasezerano. Yes. Mu gihe badafite igihugu ariko hari icyo Imana yavuganye nabo. Yes. Mu gihe badafite ibigaragara ariko bafite amasezerano y'Imana. Yes. Ntabwo Hallelujah. muranyumva neza. Ndashaka gusoreza ahantu ariko ndashaka mu nyumve neza. Yes. Uko barushaho kubakanda kuko Farawo we imigambi ye niyo kugukanda ariko abazi Imana yabo. Hallelujah. Mureke duhaguruke tugaragaza icyoro cy'Imana. Hallelujah. Wowe wamenye Imana mu muryango w'iwanyu wikwishushanya nabo mu muryango w'iwanyu hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Yes. Wowe wamenye Imana muri quartier utuyemo hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yes. Wowe wamenye Imana mu itorero usengeramo wikwishushanya n'abandi bose mwicarana umugambi w'Imana ku buzima bwawe uratangaje. Wowe wamenye Imana. Imana ibagire neza. Hallelujah. 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 Oya hallelujah. 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 Dukomere amashyi umwuka wera dusoreze hano. God bless you. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza.